Muraho neza bakunzi ba Kigali by & Rwanda. Uyu nguyu ni Kopine ugusuhuza nk'ibisanzwe. Murabizi neza ko iyo twaje muri Real Estate Kigali by & Rwanda tuba turi abambere. Hanyuma rero uyu munsi nkuzanye muri quartier nziza cyane hano Kibagabaga, ngira ngo nimbuzi ibijyanye n'imiturire. Urabizi neza ko Kibagabaga ariho hantu hambere ukwiye gutekereza mu gihe utekereje ahantu ho gutura. Ngwino rero dutemberane inzu yacu tuyisure, andi makuru ndaza kuyaguha nitugera imbere wabanje kureba ubwiza bw'iyi nzu. Ni karibu. Jardin nziza. Hanyuma rero nkuko umaze kubibona inzu yacu ifite parikingi nziza cyane kandi nini, ngira ngo twinjira wabirebye. Hanyuma tukagira na jardin nayo nziza, nimba ukunda indabo ndabizi neza ko ufite umwanya uhagije uzanongera n'indabo zawe. Tukagira n'ibariko yacu ifite amatara meza cyane, ifite inzugi nziza cyane. Ariko tutarajya ngo reka mbanze nkubwire ko iyo twinjira muri iyi nzu ngiye kuza kukwereka ifite amaflo atatu. Flo yo hasi dushobora kuza gukoresha iyi nzira tujya kuri flo yo hasi. Ikindi ntari buze kwibagirwa kubwira nuko iyi quartier ifite neighborhood nziza cyane. Nujya kugura ahantu urya cyangwa nujya gutura uzabanze bite no kubaturanyi, kuko ngira ngo ikijyanye n'umuturanyi mwiza cyo urakizi. Hanyuma rero tugiye kwinjira. Mbere yuko twinjira, iyi nzu turiho nayo maze kujya ko ari muri quartier ya Kibagabaga, imwe mu makaritiye meza cyane muri Kigali atuje nakwifuriza guturamo. Ifite flo eshatu. Flo ya mbere iriho ibyumba bibiri, ikagira igikoni cya flo yayo ndetse ikagira n'amadushe n'amatoilette kuri flo ya mbere. Hanyuma flo ya kabiri niho dufite salon nini cyane, tukagira salle à manger, tukagira icyumba, dushe n'amatoilette muri buri cyumba nk'uko muri buze kubibona. Hanyuma tukaza kugira flo ya gatatu iriho ibyumba bitatu, amadushe n'amatoilette kuri buri cyumba. Ntuze gucikwa rero, tugiye kwinjirana. Ariko tutarinjira mbanze nkubwire ko iyi nzu yacu iri kuri $480,000 zirimo n'ibiganiro. Ninkubwira zirimo n'ibiganiro uze kumva ko ikijyanye na budget ntabwo ari ikibazo, ahubwo wowe banza ushime ubundi mpereke. Hanyuma rero unyemerere twinjirane dutemberane iyi nzu ubundi nawe uze kwirebera. Tukinjira reka duhere kuri salo yacu. Dufite salo nziza nini, baze kumfasha babikunyerekere muri video kugira ngo uko mbibona ngiye uri kuri tele nawe ari kuza kubireba. Dufite salo nziza cyane, ifite plafond nziza, ikagira amatara meza, amakaro meza ku muntu ukunda isuku ahantu nahawe. Hanyuma turava muri salo yacu twinjire muri salle à manger. Iyi salo ubwayo ubishatse wayikuramo salo na salle à manger, ariko kubera ko dushaka kuba ahantu wisanzuye reka tukujyane na salle à manger ukwayo. Salle à manger yacu rero nayo dore ngiyi. Ni salle à manger nziza nini yisanzuye, yegeranye n'igikoni. Igikoni nacyo ndagira ngo uze tukirebane. Igikoni cyiza kigezweho kirimo ibikoresho bisa neza. Mana nizeye kuri wakunde ko nanjye nakunze. Uyu ni umwanya ujyamo frigo, tukagira umwanya ujyamo cuisinière, tukagira ubwogero bw'ibyombo, tukagira utubati twiza kandi twinshi tunini. Buri kimwe cyose hano uraza ko ufite aho kugishyira. Hanyuma tukagira uyu muryango utujyana kuri balcon, tukiri kuri flo ya kabiri. Nkibutsa ko dufite flo eshatu. Iyi ngiyi ni flo ya kabiri, ubwo iya mbere yo turi buze kuyisanga hanze. Ariko tutarava kuri iyi flo yacu twahereyeho dusura, hano hari icyumba ntabwo tubuze kugifungura kubera ko twasanze hakirimo ibikoresho. Hanyuma tukagira dushe na toilette bishobora gukoreshwa n'abashyitsi ndetse n'abantu bari mu gikoni nabo bakariho bakoresha. Katujyane kuri flo yacu yo hasi kugira ngo tuze kuzamukira rimwe nkujyana no kuri chambre principale. Hanyuma rero tumanuka, nkibutse ko tugiye kuri flo yacu yo hasi. Iyi nzu ifite flo eshatu, imwe iri hasi nk'uko uri kubibona, iya kabiri nayo ndi twari turiho mu kanya, iya gatatu nayo ndaje kujyana. Ariko tutaragenda hano hari umwanya ngira ngo nawo ubanze uwurebe. Akenshi hari ushobora kwibaza ngo icyumba cyanjye kizajyamo ibintu byinshi, dufitemo amagarde uraza kuyareba. Ariko hano ushobora kuhashyira etajeri y'inkweto kugira ngo abantu muri ibi byumba byo hasi icyumba cyanjye kitazaba cyuzuye. Tugiye kwinjirana rero. Iki ni icyumba cyacu cya mbere. Nibutse ko hari ibyumba bibiri, dushe na toilette na garde-robe muri buri cyumba. Icyumba cyacu ni iki ngiki. Ni icyumba cyiza kinini, kikagira umuryango usohoka ujya kuri balcon. Abenshi mumenyereye ko balcon iba iri ku byumba by'ama principale, ariko hano buri cyumba ni principale ukwacyo. Kugira ngo urabibona meze amatara y'ibi byumba cyangwa se y'inzu ni amatara agezweho pe. Hanyuma tujyane muri dushe na toilette by'iki cyumba. Hari ubwogero bwiza, ubwogero bugezweho, amamiruwari meza. Abantu mukunda miruwari cyangwa se nizere ko ahantu uzahakunda kuko nanjye nkihagera. Nicyo kintu cya mbere nahereyeho ndeba utumiruwari turimo hano kuri
iki cyumba cyacu cyo hasi. Hanyuma iki ni icyumba cyacu cya kabiri, ariko nacyo ntabwo tubuze kukijyamo, gusa niba wabona icyumba cyacu cya mbere ndizera ko n'iki ngiki uko kiriya kimeze n'aha niko hari uze kugira ikibazo, n'udusura tuzabikwereka. Twaje rero, iki ni igikoni cya kabiri. Igikoni cya mbere wakibonye ko cyanganaga, ariko kubera ko ushobora kuba wasonza uri kuri furo yo hasi ugatinya kujya hejuru cyangwa se ugasanga umwanya kugeraho ni muremure, hano naho haje ikindi gikoni cya kabiri. Utubati tuzajyamo, ibintu byose bizajyamo, ngira ngo murabona ko amapurizi arimo ahagije, igikoni cyawe kizaba kimeze neza cyane. Hanyuma iyi ngiyi ni sitoke, cyangwa se wahashyira n'utundi tuntu ushaka, ariko hari sitoke yo kuba yajyamo ibintu byawe. Tutarakomeza rero, iyi ni inzira isohoka hanze mu gikari. Iyi nzu yacu nubwo mwabonye ifite ibyumba byinshi ndetse na furo nyinshi zihagije, ariko ntabwo twirengagije ko na annex zo hanze nazo zikenewe. Hano rero haraza kuduhuza n'amanex yo hanze, tutibagiwe na ya nzira twahereyeho kuba twatangiranye, ko nayo ishobora kutumanura ikatugeza hano mu gikari. Hari inzu yo hanze, dushe na toilette, hari igikoni, ibintu byose wakwifuza hanze birahari. Gusa ntitugiye kuzamuka. Mbere yuko tuzamuka ariko, reka nkwibutse ko iyi nzu yose turi gutemberana n'ibindi utarabona ngiye kukwereka mu kanya, iri kuri miliyoni 480 zirimo ibiganiro. Ni ukuvuga ngo twamanuka kugeza aho wifuza, ariko izi ngiyi ukayegukana. Nkwibutsa kandi ko turi muri karitsiye ya mbere mu mujyi wa Kigali, i Kibagabaga, karitsiye ikwiriyemo gutura nawe nk'umunyarwanda ufite amafaranga ye. Tutaragenda kandi, iyi ngiyi ni Kigali buy and sell. Reka dukomeze tujye kuri furo yacu ya nyuma. Hanyuma rero, reka noneho tuze kuri furo yacu ya gatatu, ariyo furo ya nyuma. Ngira ngo ubwo ibintu wamaze kubibona ari byiza cyane, twari tutagera kuri chambre principale ndetse n'ibindi byose biri hano. Mbere yuko dukomeza, banza urebe amatara ari hano, banza bayakunyerekere. Erega ubwiza bw'inzu ntuzagira ngo burya buba kubera ibikoresho washyizemo cyangwa se iki, ubwabyo nuko yubatse n'ibikoresho byakoreshejwe mu kuyubaka. Inzu bigira nziza cyane ku buryo ari wowe n'abazagusura bazahakunda. Tugiye kureba rero ibyumba byacu bya nyuma cyangwa se bitatu bisigaye, ariko mbere yuko twinjira muri buri cyumba, ubanza urebe uyu mwanya turimo. Iyi ngiyi ni salo yacu ya kabiri. Wayikoresha nka salo, wayikoresha nk'aho abana bagomba gukinira, icyo wapanga kuba wahashyira cyose hano. Icyo wapanga kuba wahashyira cyose ni hanini ku buryo byose byahajya pe. Ushobora no kumva mu gihe chambre principale uyirimo, wagize abashyitsi, cyangwa se uri muri ibi byumba bindi ukavuga ngo kumanuka hasi ntabwo ari ngombwa, hano ukahashyira agasaro kawe cyangwa se uruganiriro, icyo uzifuza muri byose nta kibazo. Reka rero noneho dusurane ibyumba byacu. Duhere kuri iki ngiki. Aha nuhabona ntuze kugira ngo iyi niyo chambre principale ntuzanye oya, ntabwo ari chambre principale, ariko nayo ndagira ngo mbaze nkwereke ubwiza bwayo. Iyi ni garde-robe nziza nini ihagije kuba yajyamo ibintu. Iki cyumba nacyo ni cyiza, ni kinini, gifite plafo nziza. Iyi nzu yose nakongera ngo bamaze kubona ko ifite plafo nziza, tutibagiwe na bariko iri hano hantu, ukagira view nziza yihariye y'umujyi wa Kigali wose. Ahantu icyo nzi cyo, nitudapfa amafaranga, ibindi byo ibijyanye n'inzu n'uburyo yubatse nta kindi tuzapfa. Reka none tujye mu cyumba cyacu cya kabiri cyo kuri iyi furo twihuse. Mbere yuko dukomeza, iyi ni dushe na toilette by'iki cyumba. Ifite ubwogero bwiza, ikagira aho gukarabira heza, amamiriwari meza. Ngira ngo uraza kubibona neza muri iyi video, ariko none abishaka uzafata umwanya dusure twakwereke ibintu uri kubona kuri iyi video, ubibone amaso ku maso. Hanyuma rero tugiye mu cyumba cyacu cya kabiri. Yego, iki ni icyumba cyacu nanone cya kabiri. Garde-robe nayo iri hariya, tukagira umwanya munini cyane hano wisanzuye, tukagira dushe na toilette nabyo babikunyerekere ubirebe, tukagira wa mwanya wacu wa bariko. Buri cyumba cyose hano gifite bariko yacyo. Udashaka ko uri mu cyumba mu gitondo ushaka gukorera akazi mu rugo, cyangwa se nimugoroba uvuye mu kazi unaniwe, ufite umwanya uhagije wo kuba wajyamo ukaruhukiramo. Ni ukuri aha hantu ni heza pe. Tumaze kureba ibi byumba bibiri, uribaza noneho chambre principale yacu yo imeze ite? Reka tujyane. Yego, ubu noneho rero twinjiye muri chambre yacu principale. Ndagira ngo uze kwita kuri buri kadetaye kose ugiye kubona hano hantu. Iyi chambre yacu principale, reka duhere hano.
burya niba uri umusirimu cyangwa se uzi ibijyanye n'imyubakire urabizi neza ko chambre principale idakwiye kubyigana n'amagarderobe n'ibindi bintu cyangwa se ntabwo bikwiriye. Ari nayo mpamvu ugiye guhera muri uyu mwanya, hari umwanya munini wo kuba wakwiteguriramo mu gitondo cyangwa se nimugoroba. Dufite garderobe nini cyane ihagije, ntabwo rwose muzagira ikibazo. Nyuma tukagira n'uyu muryango udusohora tujyana kuri bariko, ariko iyi reka tube twiretse kuko turaza kuyireba tunyuze hariya mu cyumba cyacu principal. Reka tuhakinga ahubwo nkujyane muri chambre yacu. Ngaha rero twahageze, chambre nini cyane, ngira ngo nimba wibuka salo twahereyeho, ubu urabona iyi chambre wayitandukanyiriza hehe na salo yacu twatangiranye. Ni chambre nini yisanzuye ihagije, ifite amatara meza. Noneho mana yanjye nitugera kuri bariko yayo yo, ese uracyibuka ko iyi nzu yose turi gusura ari $180,000 kandi zirimo ibiganiro? Hanyuma uribuka ko turi muri quartier ya Kibagabaga, hamwe mu hantu abanyarwanda benshi bifuza gutura. Yego Kigali yapfuye. Hanyuma rero nyuma yuko dusuye chambre principale yacu, ngwino ubanze urebe bariko yacu iri hano. Hari bariko nini ihagije, hari umuyaga mwiza, amahumbezi y'umujyi wa Kigali yose urayafite kubera amajaride, kubera neighborhood yacu burya ari nziza. Ubanze uyirebeho gatoya kugira ngo ubundi dukomeze. Yego, nyuma yo kubona ibi byose rero, iyi yose ni bariko, ntugire ngo yarangiriye ahangaha. Iyi ni bariko, turaza gusubira inyuma gutya tukagira umwanya munini uhagije, amatara meza y'iyi bariko. Ni ukuvuga ngo aha hantu nimugoroba uhageze wahakunda kurushaho kuko haba hasa neza cyane. Ni ukuri ibyo ndabigutuye. Ese uribuka ko iyi nzu yose tumaze gusura ifite floor 3? Twagendanye ukazireba. Floor ya mbere ifite ibyumba 2, ikagira igikoni hasi, amadushe n'amatoilette. Floor ya kabiri ikagira icyumba, ikagira salon, ikagira salle à manger, ikagira icyumba n'amatoilette. Hanyuma floor yacu ya gatatu nayo ikagira ibyumba 3, amagarderobe muri buri cyumba, dushe na toilette byiza cyane, ikagira bariko kuri buri cyumba. Iyi nyubako yacu yose ifite parking ishobora kujyamo imodoka hagati y'enye cyangwa se 3. Hanyuma tukagira jaride, tukagira neighborhood nziza cyane. Uribuka ko iyi nzu yacu iri muri quartier ya Kibagabaga. Hanyuma suribuka ko iri kuri $480,000 zirimo n'ibiganiro bivuze ngo zishobora kumanuka zikagera kuri bije yawe. Yego, Kigali Buy and Sell tugufitiye ibintu byinshi byiza cyane. Tunagushimira ko wamaze gukora subscribe, ariko none mutarayikora kora subscribe kugira ngo tubane uyu munsi ndetse no mu bindi byose bizaza. Amakuru ya Kigali Buy and Sell ugiye abona mu bambere, ubundi ushobore kugira ibintu byiza nawe mu bambere. Hanyuma rero nkwibutsa ko dukoresha imbuga zose nkoranyambaga, Instagram, TikTok, turi Kigali Buy and Sell. Genda ukore follow kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Imana iguhe umugisha. Mana